mwari ibiki ndiyagora fatika abaye yese muretse kamugata mucika neza sasa nibyiburire umve ngo ndababaye ntabwo wabyumva kuko ejo bundi yarambwiye ngo azaza none na n'ubu ndabona gusa ndababaye ubyumve ariko sori basi mbese ndakugira sori Sorry. Ariko ndabizi ko bizarangira please mbabarira. Cyumve navuga ko byangana sheri yangane nuko. Ihangane n'ukuri pe ndakwinginze. Ndabizi ko kandi ubuzima buzakomeza. Sheri yangane. Nguye nandicaye nguye nandicaye dukora ayiga nta muntu ufite musaza ariko mwarira hari ibintu biba byakorera ndakubaza umusaza wawe sibyo kugira ngo ufashe gukomeza gushaka kuvuga aho hari kandi yambwiye arahari ko umukobwa ntabwo wumva nakubwiye ko shema ntabwo wagenda ukamubwira genda ndimo nakora akazi icyo mubwiye ntaho hari ndati none se wageretse biro urumva ibyo nawe umubwiye niba ufite icyo kintu niyo mpamvu twagiye before noon imbere ya saa sita action niwe neza karibu tumeze neza nashakaga umuntu witwa Shema yego Shema mushakira iki se Shema ndamushaka ari gahunda mushakira niyo mpamvu nari nje mukubaza so Shema nawe hari yangana nawe hari nawe hari kandi njyewe twavuganye kare ambwira yuko ari hano basi mfasha unyereke biro ye nkuko nabikubwiye Shema nawe hari sorry sanze agiye please wambabariye girl I said Shema nawe hari sorry kandi no kuri wihangane sibyo agasore gosora we ntabwo yakubura urakuba umutumba tugashyiremo boss njyewe ikindi ndi kwibaza nyuma y'uko iyo wambaye ceka icyo udakunda reka mbere ko muri bize cyane ntabwo ari cyane mfana Paul nanjye wamugane nubwo wenda dusaba ngereje ngomba gukora ubwo mwene nkandi wayibabaza ese ntabwo tugomba kureba ibyo twagezeho wenda niko twarakoze uko twagomba gukora ariko nanone ni mwe mpamvu ufite gukora raporo ahubwo nini cyane umugani kote izo twagakoze yego neza murakoze hose se cyangwa wenda ni hejuru ni hose cyane cyane wambaye ishati nziza murakoze cyane ubwo nanjye nzajya nyambara kenshi ku bwanyu ntacyo nashaka kubwira nakomeje kumva amugana ahantu hano hanze abakozi bamwe na bamwe mwara bari kwibaza aho boss yabari n'ibyo yaba arimo n'ibyo abagize
niba koko ndi misiyo nk'uko tubibabwira ariko ari yarimo mwagiye mureka muri kutwicira swene karame barashende turashaka kumva ijambo ko barasha umuntu bohereje amarete yo gusaba akazi ndagira ngo uno mwaka nibura twebwe uzarangira twabasha telesitinza bujuje ibisabwa nitumara kubasha